Muraho neza, aha ni kuri The Week Shining Star, muri kumwe na Kayitesi Ange. Nk'uko tumaze kubimenyera, iki ni cya kiganiro gicaho buri wa gatanu cyo gusobanura amazina, kumenya inkomoko yayo, ndetse no kurebera hamwe imyitwarire, kurebera hamwe amazina agezweho n'ibindi byose byerekeranye n'amazina. Uyu munsi tugiye gusobanura amazina abakunzi bacu banditse muri comment. Umuntu utari bwumvemo izina yanditse muri comment, izina rye rizasobanurwa mu kiganiro kizakurikira, ubwo aba yararyanditse nyuma y'uko dutegura kino kiganiro. Umuntu utarakora subscribe yakanda kuri ako kabuto k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo ibiganiro byacu azajya ahita bibona. Ibuka gukora ku kazogera, bizajya bigufasha kubona ibiganiro byacu bikijyaho. Nawe wifuza ko tugusobanurira izina cyangwa se ukaba wifuza kumenya inkomoko y'izina ryawe, manuka ahandikirwa comment, uhandike izina ryawe, tuzarisobanura mu kiganiro kizakurikira. Kuri The Week Shining Star, abakunzi bacu muri abanyacyubahiro. Izina rya mbere umukunzi wacu yatubajije muri comment ni Amélie. Amélie ni izina ryiza cyane wakwita umwana w'umukobwa. Iri zina rikaba rifite inkomoko mu Bufaransa, mu Bulatini ndetse no mu Budage. Bimwe mu biranga ba Amélie ni abakobwa bazwiho gukora cyane, baritanga cyane mu kazi, ntibakorera ku jisho. Ba Amélie baharanira gukora neza cyane ndetse gukora byiza cyane kuruta uko bari babyiteze. Ba Amélie ni abakobwa batajya bigereranya n'abandi cyangwa se batajya bigereranya n'umuntu uwo ari we wese. Ni abantu bakunda gukora ibintu byabo ari bonyine ndetse bagashaka kubikora neza kurusha uko abandi babikora. Abakobwa bitwa ba Amélie ni abahanga cyane ndetse barabigaragaza. Iri zina Amélie rikaba risobanura gukora cyangwa se umukozi, abandi bakarisobanura nka umunyamurava. Izina rya kabiri twasabwe n'umukunzi wacu ni Émilie. Émilie ni izina rihabwa abana b'abakobwa, rikaba ari izina ryiza cyane, ariko hari n'abandi baryita abana b'abahungu. Gusa iyo ushaka kuryita umwana w'umuhungu urarihindura ukarivuga nka Émile. Iri zina rijya kugira ubusobanuro bumwe n'izina rya Amélie, rikaba risobanura umunyamurava. Bimwe mu biranga ba Émilie ni abakobwa bahorana icyerekezo, muri bo bahorana plane nyinshi kandi bagaharanira kuzigeraho. Bakunda kuyobora, kandi nanone iyo mubagiriye icyizere mukabatora bayobora neza cyane. Ni abantu baharanira kugerageza buri kintu gishya kandi bakakibyaza umusaruro. Ni abakobwa bakunda kwifatira ibyemezo cyangwa se kwifatira umwanzuro. Ba Émilie ni abakozi beza kandi badakorera ku jisho. Izina rya gatatu twasabwe n'umukunzi wacu ni Ghislaine. Ghislaine ni izina rihabwa abana b'abakobwa. Izina ryiza cyane kandi ritajya riva kuri top. Uko ingoma zigenda zihindagurika, uko ibihe bigenda bishira, izina Ghislaine rigaruka mu mazina akunzwe kwitwa abana bato. Iri zina rikaba rifite inkomoko mu Bufaransa, rikaba rifite igisobanuro nka isezerano cyangwa se pledge. Bimwe mu biranga ba Ghislaine ni abakobwa barangwa no kugira umuhate wo gutera abandi imbaraga kugira ngo badacika intege. Ba Ghislaine barangwa no kugira ibikorwa byiza cyane ndetse bigatuma benshi babafatiraho icyitegererezo. Izina rya kane ni Lorraine. Iri zina rihabwa abana b'abakobwa, rikaba rifite inkomoko mu Bulatini, rikaba rifite igisobanuro cyiza cyane, ikimenyetso cy'intsinzi. Bimwe mu biranga ba Lorraine ni abakobwa bakunze gutuza cyane,
bajya gukora ikintu bagitekerejeho. Lorraine iyo ukimubona bwa mbere ugira ngo arasuzugura kubera uburyo aba acecetse ndetse areba gusa. Ba Lorraine ni abakobwa b'abahanga cyane, ariko kandi ntibajya bapfa gukosora umuntu. Ushobora kwica ikintu bakureba ariko ntibagukosore. Mbese muri kamere yabo ntibapfa kwinjirira ubuzima bw'undi muntu. Iyo Lorraine yabaye umwitonzi aritonda bigakabya. Izina rya gatanu twasabwe n'umukunzi wacu ni Lana. Izina Lana ni izina rihabwa abana b'abakobwa, izina ryiza cyane. Iri zina rikaba rifite inkomoko muri France, mu Budage, muri Espagne ndetse no mu Bwongereza. Iri zina kandi rikaba rifite ubusobanuro burenze bumwe. Aha harimo urumuri, umweru, urutare, umunyamahoro, ndetse bamwe bakarisobanura ikibasumba, umwiza ubaruta. Bimwe mu biranga ba Lana harimo kugira isuku. Ni abakobwa bahorana isuku ndetse bahora ku micyo. Ni abakobwa bagira umurava mu byo bakora. Baharanira kugera ku ntego zabo. Barangwa no gufasha. Aba bakobwa bakunze kuba bizerwa cyane. Izina rya gatandatu twasabwe n'umukunzi wacu ni Alphonse. Alphonse ni izina rihabwa abana b'abahungu. Iri zina rikaba rifite inkomoko mu Bufaransa no mu Budage. Iri zina rikaba risobanura uwiteguye urugamba, uwiteguye intambara, cyangwa se mu yandi magambo rikaba risobanura abahora biteguye intambara. Bimwe mu biranga ba Alphonse. Abasore cyangwa abagabo bitwa ba Alphonse ni abantu bigaragaza uko bari, badaciye hirya no hino. Ni abantu barangwa n'ubumuntu. Ni abantu bagira urukundo ndetse bakarangwa no gukunda n'igihugu cyabo cyane, ku buryo baba biteguye urugamba buri gihe. Ba Alphonse bakunda ibintu byose bibashimisha ndetse babiha agaciro kanini n'umwanya wabo. Ba Alphonse ni abasore barangwa no gukunda kandi byanyabyo. Izina rindi twasabwe n'umukunzi wacu ni Nila. Izina Nila ni izina rihabwa abana b'abakobwa, rikaba rifite inkomoko muri Irish ndetse no mu Baheburayo. Iri zina rikaba risobanura umunyentsinzi cyangwa se intsinzi cyangwa se umutsinzi. Bimwe mu biranga ba Nila ni abakobwa batangaje cyane mu mico no mu myitwarire. Nila ahora ahangayikiye kwishima kw'abandi bantu kurenza uko ahangayikiye kwishima kwe. Ni abakobwa baharanira kugera ku ntego yabo biyemeje kandi bakarwana cyane kugira ngo bayigereho. Izina rindi twasabwe n'umukunzi wacu ni Fidia. Iri zina Fidia ni izina rihabwa abana b'abakobwa, rikaba rifite inkomoko mu Barabu ndetse no mu Baratini. Iri zina rikaba risobanura indahemuka. Bimwe mu biranga ba Fidia. Ni abakobwa barangwa no gukorana n'abandi neza, mbese muri make bakorera muri timu. Ni abantu bagira amarangamutima vuba, mbese icyo bakoreye cyose amarangamutima ahita azamuka. Ni abantu biga vuba, babasha guhita bamenya ibintu vuba vuba. Ni abakobwa bigira ntibindeba. Iyo utabashyize muri timu yawe, niyo wakora ikintu bakizi neza kuri kukica, ibyo ntibibareba. Mbese muri make ntibinjira mu buzima bwawe. Kora ibyo ushaka nushaka ubyica. Ni abakobwa bazi gushyikirana n'uruhande batavugwa kimwe. Aha ndavuga nimba habayemo amatiku hagati ya timu. Ino timu irimo ba Fidia ibasha gushyikirana neza cyane niyo bagiranye ibibazo ndetse bigakemuka vuba. Aya niyo mazina yateganijwe kuvuga uno munsi. Umuntu utumvise izina yanditse muri komenti azaryumva mu kiganiro gitaha cyo kuwa gatanu. Umuntu wese wifuza kumenya ubusobanuro bw'izina amanuka handikirwa komenti akaryandikamo. Yari The Week Shining Star,
mwari kumwe na Kayitesi Ange. Ciao ciao.